Anyemerera ngusuze kandi nguha n'ikaze we mukunzi wacu wa Afrimedia TV aho uherereye hose, yaba uri mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, n'abatwumva amuherereye mu mujyi wa Kigali. Kuri mwe mwese mwakandisa subscribe mukurikirana Afrimedia TV, turabasuje kandi tubaha n'ikaze n'abakunzi bacu baherereye hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni Afrimedia TV, niba ari bwo kitwumva tugushishikariza kuba wanakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kuba ukurikirane neza ibyo tugenda tukugezaho. Nyemera rero tube twagaruka ku umuhanzi ukunzwe cyane, ukinakunzwe kugeza na n'ubu nubwo yatuvuyemo, ndavuga Ishuti BURAVAN ukomeje kuba yagarukwaho cyane kuva muri iki gitondo, aho batangaje yuko kuri ubu ngubu yari kuba amajije kuba yakuzuza imyaka igera kuri 28 y'amavuko. Iyi ni Afrimedia TV, tubahaye ikaze ku byo tugiye kuba twabagezaho. Reka twongere rero tubaha ikaze ku byo tugiye kuba twabasangiza hano kuri Afrimedia TV. Niba ari bwo kitwumva kandi tugushishikariza kuba wanakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kuba wadukurikirana ibyo tugenda tukugezaho, ubane natwe 5 kuri 5. Nyemera rero tuba twagaruka kuri uyu muhanzi Ishuti BURAVAN. Ubwo tuvugana no kuvuga ngo uyu munsi itariki 27 z'uku kwezi kwa kane, ukwezi kwa Mata, nibwo yari kuba yujuje imyaka igera kuri 28 y'amavuko. Ni amakuru akomeje kuba yatangazwa kandi yanatangaje mu mwanya washize, aciye ku rubuga rwe rwa Instagram. Abarukoresha batangaje yuko kugeza ubu ngubu tariki 27 z'uku kwezi kwa Mata turimo uyu mwaka 2023, iyo aza kuba akiriho yari kuba yujuje imyaka igera kuri 28 y'amavuko. Ni ubutumwa rero bwaciye ku rubuga rwe rwa Instagram rugikora n'ubu ngubu rufite abarukoresha batanze ubu butumwa banyuze kuri urubuga rwe rwa Instagram. Benshi bagiye bamwifuriza isabukuru nziza y'amavuko nubwo atakiturimo, ariko rwose no kuvuga ko yakomeje kuba ari mu mitwe y'Abanyarwanda. Tumwifurije rero natwe isabukuru nziza y'amavuko aherereye. Rwose Nyagasani akomeze kumukunda nuko natwe abasigaye mu isi tukimukunda. Rero ukomeje kuba yagaragarizwa urukundo cyane nubwo adakihari. No kuvuga ngo kuri uyu munsi rero tariki 27 z'uku kwezi kwa Mata turimo, ndavuga ukwezi kwa kane, yari kuba yujuje imyaka igera kuri 28 y'amavuko. Nyemera rero tubashe kuba twagaruka gato kuri bimwe mu bikorwa uyu muhanzi yasize akoze cyangwa se yubatse, kubaka izina rye nka YB ijyagiye ivugwa cyane kandi rikanakomera kugeza na n'ubu. YB akaba ari ryo zina rigikomeye rwose mu bikorwa bye by'umuziki yagiye akora. Rero BURAVAN yavutse kuri iyi tariki nk'uko twabibabwiye, tariki 27 Mata ahagana mu 1995. Ni ukuvuga ko yari kuba yujuje imyaka 28 nk'uko twabibabwiye. Yaje no kuba yanavukira aho bita Nyakabanda, Kicukiro, akaba yaritabye Imana tariki 17 Kanama umwaka ushize, umwaka utaragenze neza cyane ku bakunzi bakunda imyidagaduro. Ni umwaka wa 2022 Kanama tariki 17 nibwo yabashije kuba yakitaba Imana azize
kanseri niyo yamuhitanye. No kuvuga ko rero Ishuti Buravan akaba ari umwana wa gatandatu mu bana batandatu bavukana, akaba ari nawe bucura mu muryango w'abana bagera kuri batandatu nk'uko twabibabwiye. Akaba yaragifite ababyeyi bombi ari we Burabyo Michel ndetse na nyina umubyara Wikunda Elizabeth. Akaba rero yarize amashuri ye abanza yayatangiriye hano i Gikondo ku kigo cyitwa Le Petit Prince, ndetse ayisumbuye aza kuba yayakomereza kuri Collège Ami des Enfants. Yaje no kuba yanasoreza aya mashuri ye yisumbuye kuri La Colombière. Rero ngo kaminuza ye ngo yayize muri kaminuza y'u Rwanda muri CBE ndetse mu bijyanye n'ubucuruzi n'itumanaho n'ikoranabuhanga. Iva rero mu rugendo rwe rw'umuziki akaba yaraje kuba yarutangira mu mwaka wa 2009, aho yaje no kuba yanakitabira amarushanwa ya Rwanda Tel, uko yaje no ku mwanya wa kabiri niwe mwanya yegukanye, amaze bamuhemba amafaranga angana na miliyoni 1.5 y'amanyarwanda. Mu mwaka wa 2012 nibwo Ishuti Buravan yitabiriye nanone amarushanwa ya Telatum, aza no kuba mu wa mbere ahembwa ko yaririmbye neza. Iki kandi kikaba ari nacyo kintu cyamuje mu mutwe mu rwego rwo kwagura imitekerereze mu bijyanye n'umuziki we, atangira kuwubonamo mu yindi ngundi ngari cyane. Ngo n'urugendo rero yaje kuba yanakomeza ndetse ngo butaruhuka, ngabona ko umuryango we amajije kuba wabona ko yarangije kuba yakinjira mu bijyanye n'umuziki, ndetse n'inshuti ze biganye bose batangira kumufata nk'umuririmbyi. Nawe rero ngo yatangiye kubikora nk'umwuga, ngo ndetse no kuba yanabikunda cyane kandi birushijeho. Iva rero ku myaka ye 20 nibwo yemeje ko umuziki we ngo ubaye umwuga, ndetse mu ntangiriro z'ibihumbi 2016 nibwo ibihangano bya Iva byatangiye kuba byasakara mu banyarwanda hanze ahangaha. Nabo rero ngo baramwakiriye neza cyane ndetse aza no kubikunda. Icyo gihe rero ngo nibwo yaje no kuba yanabona umujyanama mu bijyanye n'umuziki we, ndetse ngo Iva agenda asohora zimwe mu ndirimbo yaba mu njyana ya Afrobeat ndetse na R&B ndetse n'indi njyana ya solo bamuziho. Iva rero yagiye asohora zimwe mu ndirimbo zigiye zitandukanye, yaba Malayika ndetse n'ubwo ngukunda n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye yagiye amenyekaniraho. Iva rero akaba yaranakundaga cyane bamwe mu bahanzi w'ikwata amasimbi, ndavuga b'imahanga, yaba Michael Jackson ndetse na Bruno Mars. Akaba yaragendaga asubiramo na zimwe mu ndirimbo z'aba bahanzi. Yitabiriye rero ibitaramo byinshi bitandukanye mu Rwanda, ndetse yanatsindiye ibihembo bitandukanye hano mu Rwanda, ndetse n'ikwata amasimbi ubwo yaje no kuba yatsindira igihembo mpuzamahanga cya Prix Découverte. Rero Ishuti Buravan muri uyu mwaka wa 2018 Ugushyingo tariki 8 nibwo yaje kuba yatsindira kino gihembo cya Prix Découverte ku myaka ye 23 y'amavuko. Yakomeje no gukora ibitaramo byinshi bitandukanye, aho muri Nyakanga mu 2018 yakoreye igitaramo gikomeye cyane mu gihugu cy'Ububiligi, agashimishayo abanyarwanda aba ariyo. Aha rero hari muri Nyakanga mu 2018, nanone tariki 17 Gashyantare mu 2018 yitabiriye kandi festival yabereye mu mujyi wa Goma. Ni byinshi rero yagiye akora uyu umusore wakunzwe cyane kandi ugikunzwe kugeza na n'ubu. Icyo twavuga nuko Nyagasani yakomeza kumukunda nk'uko nk'abanyarwanda natwe muri rusange tumukunda.
Ibi rero nibyo twari twifuje kuba twabasangiza kuri uyu munsi, aho uyu munsi rwose tariki 27 Mata uyu mwaka wa 2023 aribwo Ishuti Buravan YB yari kuba yujuje imyaka igera kuri 28 y'amavuko. Abenshi bakaba bamwifurije isabukuru nziza nubwo atakiturimo. Natwe rero reka tumwifurize gukomeza kuba yagubwa neza ahari mw'ijuru, Nyagasani akomeze kuba yamurinda kandi akomeze kumukunda nk'uko natwe nk'abanyarwanda tumukunda. Turabashimiye tubibutsa yuko iyi mukurikiranye ari Afrimedia TV. Niba ari gukitwumva kandi tugushishikariza kuba wanakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kuba wadukurikirana ukurikirana ibyo tugenda tukugezaho. Turabashimiye, mukomeze kubana n'amahoro y'Imana muherereye mwese.